Ibihe byiza bakunzi bakadasohoka ba Smart TV Rwanda, nongere mbifurize kugubwa neza kuri mwe mwese mwakoze subscribe kuri iyi channel ya Smart TV Rwanda, nkaba mbashimira byimazeyo. Rero muri aka kanya twaba tugiye kurebera hamwe uyu munyamakuru watunguranye wo mu karere ka Kayonza witwa Uzabakiriho Elze. Ese uyu Uzabakiriho Elze ni muntu ki? Ni umuntu ufite impano idasanzwe, wagaragaje impano idasanzwe mu kuvuga amakuru. Ese uyu Uzabakiriho Elze hari icyo bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda cyamufasha? Abantu benshi bajya batebya bavuga ati se RBA irabura iki ngo ifashe uyu Uzabakiriho Elze imuhe akazi muri RBA? Abandi bakavuga ati abayobozi b'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye baba bari hehe ngo bafashe uyu Uzabakiriho Elze? Dore ko ubu avuga amakuru neza adategwa kurusha abize ibintu by'itangazamakuru, akaba hari n'abanyamakuru arusha benshi bagiye batandukanye bakorera ku bitangazamakuru. Abantu benshi bagenda bagarukaho ko uyu Uzabakiriho Elze warangije amashuri atandatu abanza akabura ubushobozi bwo gukomeza amashuri yisumbuye, ko yazagirirwa icyizere bakamuha akazi. Ese weho urabibona ute? Twandikire muri comment tubwire uko ubibona. Uyu Uzabakiriho Elze wo mu karere ka Kayonza akaba yabwo yahuraga n'umunyamakuru amufata rekodi amushyira ku mbuga nkoranyambaga, yaje gutungurana cyane dore ko yagaragaje impano idasanzwe mu kuvuga amakuru ndetse yigana n'abanyamakuru bagiye batandukanye, dore ko hari n'amagambo menshi yagiye ashyiramo akabacanga. Abantu benshi bakagira urujijo ngo ntabwo yaba yarize, abandi bakavuga ati yarize, nko mu gihe avuga amakuru hari ingingo ageraho ya wasake, ubwo avuga ati wasake isobanuye iki, akasobanura ati wasake asobanura adategwa ati water collaboration sanitation. Ese wowe urabona uyu Uzabakiriho Elze bitewe no kuba mwumvishe n'impano ye afite yagirirwa icyizere akaba yahabwa akazi mu bitangazamakuru bikorera hano mu Rwanda? Ese wowe urabyumva ute? Niba utarahindutse kora subscribe kuri iyi channel, ndetse wandika no kumva iyo YouTube channel yajya ikora, ndetse n'icyo wifuza ko yazagukoreraho, ndetse kugira ngo uzibasha kumenya amakuru agiye atandukanye avugwa mu mikino ndetse no handi hirya